turabasuje kandi reka dukomeze kwizera ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mwese mudukurikira ku Gika TV Rwanda mwebwe mwakoze subscribe reka tubashimire cyane nawe uri kutwumva rero utarayikora areba hasi mu magambo atukura ubundi ukore subscribe tujye tubana kandi mujye mwibuka hano kuzajya mujya hano kuri website yacu ubundi mukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane mubona amakuru azajya abagezweho cyane gatanu ku kandi ngira ngo rero nkuko musanzwe mubizi cyangwa se mumaze kubimenyera cyane muri kumwe nanjye Omega Boy mba ndi kufatanya na The Fresh kugira ngo tujye tubagezaho ibintu abikoranye ubuhanga kandi n'ubushishozi cyane. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubarebera uburyo ingendo kera hambere zakorwaga ndetse n'igihe imodoka ya mbere yagereye mu Rwanda. Ntabwo rero ibijyanye no kugenda abanyarwanda babitangiye kubikora ari uko babonye imodoka, kubera ko kuva kera baragendaga kandi bakagenda ingendo ndende n'amaguru yabo bajya mu bihugu bikikije u Rwanda cyane cyane muri Uganda. Icyo gihe rero babaga bagiye muri Uganda babaga baturutse igikongoro kuri ubu ngubu ni mu karere ka Nyamagabe. Bavuga ko bavugaga ko nyine icyo gihe babaga bagiye gutembera cyangwa se benshi bazi nko gupagasa, aho bakoreshaga iminsi iri hagati y'itatu n'ine bakambuka umupaka. Icyo gihe uwabaga agiye yamaragayo igihe cy'amezi atandatu akazabona gutaha, agatahana akaradiyo ayisitimu wabaga yarasize umugore akamuzanira umwenda witwaga budingi. Numva ko iyo abantu bajyaga muri Uganda nyine ku mugabo yazanaga itoroshi akazana isitimu ndetse akaba yazanira n'umugore akantu kitwaga budingi. Kujya gupagasa muri Uganda rero byarakomeje kugera mu mwaka w'1971 ubwo Idi Amin Dada yarafashe ubutegetsi, ifaranga ryaho rigahita rita agaciro bituma abajyaga gupagasa by'umwihariko abaturukaga ku gikongoro batangira kubikorera imbere mu gihugu nko ku Mayaga mu Bugesera ndetse no mu Gisaka muri Ngoma y'ubu ngubu ndetse no muri Mutara. Abajyaga Kigali rero bakurikiraga insinga z'amashanyarazi nizo zagendaga zibayobora kugera bageze i Kigali. Imodoka ya mbere yageze ku butaka bw'u Rwanda hagati y'umwaka w'1920 ndetse n'1922 mu gihe izitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zatangiye ku bw'abakoloni, nubwo zari nkeya cyane kubera ko iza mbere zari z'umuzungu witwaga Gayari. Izi modoka zaje no kumwitirwa kuko zitwaga imodoka za Gayari, zari zifite ubushobozi bwo gutwara abantu nka 20. Urumva ko bari bakiye cyane. Imodoka rero za Gayari zakoraga mu muhanda Kigali Butare Cyangugu zikambuka ni Bukavu ndetse zikagira i Bujumbura. Nyuma u Rwanda rumaze kubona ubwigenge hatangiye sosiyete yitwa RTP yari ifite bisi, aho imwe yatwaraga abantu bari hagati ya 60 na 80 zikora kugeza mu mwaka w'1978 hahita habaho iyitwa ONATRA iyi y'abantu benshi yo barayizi cyane. Bamwe rero bagiye bavuga ko n'ubundi n'abakoze ingendo hambere bavuze ko ibijyanye n'ibikorwa remezo byari ikibazo kubera ko ahantu hari kaburimbo hari ukuturuka i Kanombe kugera mu mujyi, kandi ngo imodoka zatwaraga abagenzi mu buryo bwa rusange ntabwo zagendaga buri munsi ndetse nta nubwo zagendwaga na buri wese kubera ko abenshi bagendaga mu zitwara imyaka kuko arizo bishyuraga makeya. Hari rero avuga ko mu 1971 arangije icyiciro cy'amashuri yisumbuye. Uyu wavuze yitwa Senateri Emmanuel Havugimana, yavuze ko akirangiza amashuri yahise yerekeza n'ubundi ku pagasa.
yavuye aho bari batuye muri perefegitura ya Gikongoro, ubu ngubu ni mu karere ka Nyamagabe, akajya gusura abavandimwe babaga i Rukumberi, ubu ngubu ni mu karere ka Ngoma. Ariko ngo ntibyari byoroshye. Yagize ati twavuye iwacu n'amaguru kugeza i Nyanza, dufata imodoka kuva i Nyanza kugera i Kigali, twagiye muri Toyota Dina za kera, zimwe abantu bicaraga barebana muhuza amavi, tukishyura amafaranga ibiceri 150. Ngeze i Kigali rero niho nafashe iyindi yagombaga kungeza izaza rero twagendaga ku wa gatandatu gusa, yari bisi ya RTP, tukayiha amafaranga 120. Ikindi kandi ngo abantu bose ntabwo bagendaga mu modoka zitwara abagenzi, kubera ko ikibazo cya mikoro nk'uko Honorable Havugimana akomeza abisobanura. Yagize ati abantu benshi bagendaga mu makontineri ndetse bakagenda no muri Toyota, ndetse bagashyiramo amasaka cyangwa se ibishyimbo hasi ahasigaye, mwebwe mukajya muri Apollo, niko twayitaga. Ni ukuvuga ko kugenda hejuru mukagenda mufashe ibyuma, abagore n'abana n'abandi bafite ubwoba bakagenda bicaye ku mifuka yo hejuru. Kigali Butare watsangaga amafaranga igiceri cy'150, uwaje muri tagisi agatanga 250, umva ko ari igiceri cy'100 cyiyongeragaho. Byarakomeje kugera mu mwaka w'1995 abantu bakigenda muri izo kamyoneti. Ariko ngo mbere y'izo kamyoneti habanje imodoka zitwara zitwaga rubaho, aho abantu bajyagamo bakicara bakagenda batareba aho bajya, kubera ko batarebaga hanze. Ni kamyo zakoraga cyane Butare, Cyangugu ndetse n'ahandi. Icyo gihe hari uburyo butatu bw'uko umuntu yashoboraga kugenda bitewe n'amikoro yari kuri buri umwe, aho yashoboraga kugenda imodoka, yagishoboraga kugenda mu modoka za rubaho, kamyoneti cyangwa se tagisi, ndetse n'abasore bigabaga bakagenda n'amaguru. Kubijyanye n'imihanda rero hari kaburimbo imwe yavaga i Kanombe ikagera mu mujyi, yareshyaga n'ibirometero 11 gusa, yakomezaga ikanyura ahubatse ibiro by'umujyi wa Kigali, ikagera kuri ka Kigali. Ahandi hose yari imihanda y'ibitaka kugera nyuma y'1973 kugera ku 1985 niho imihanda yo hirya no hino mu gihugu yatangiye kugenda ikorwa igashyirwamo kaburimbo. Imodoka rero zatwaraga abagenzi mbere zapakiraga muri zaparikaga muri rompwe ayo mu mujyi, kuko gare yabaga mu mujyi yahaje mu mwaka w'1980. Nyuma rero ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, ingendo zarakomeje, kubera ko uretse bisi za ONATRA hanakoraga taxi za minibus zitwara abantu 18. Nubwo icyo gihe abashoboka bose bazigendagamo bitewe nuko byabaga bigoranye kuzabona umugenzi zabaga zisiga mu nzira. Mu myaka rero 1995 no mu 1998 itike ijya mu ntara, icyo gihe byari perefegitura ivuye mu mujyi wa Kigali, nubwo imodoka zitari nyinshi ariko ntabwo igiciro cyari hejuru cyane ugereranyije no muri iyi minsi. Dufashe urugero mu ntara y'Amajyepfo kuva Kigali ujya Igitarama, ubu ni mu karere ka Muhanga, byari amafaranga y'u Rwanda 500, kugera mu Ruhango bikaba 600, i Nyanza bikaba 700, mu gihe i Butare ubu ngubu ni mu karere ka Huye byari hagati y'amafaranga 800 n'amafaranga 1000, bitewe nuko hari igihe wategaga ishoye ikakujyanira makeya ugereranyije n'irimo gupakira ku murongo. Urugendo rwa Kigali Byumba ubu ngubu ni mu karere ka Gicumbi, niho yari amafaranga 500. Kigali Rwamagana byana amafaranga 500, kugera i Kayonza uvuye i Kigali watsangaga amafaranga 600. Wagira Ikibungo ubu ngubu ni mu karere ka Ngoma ntibyarengaga amafaranga 1000.
Kigali na Nyamata icyo gihe umuhanda wari igitaka, umuntu yatangaga amafaranga 300 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2000. Wabavuga i Kigali bajya mu Ruhengeri ubu ngubu ni mu karere ka Musanze bategeshaga amafaranga 700, mu gihe abajyaga i Gisenyi ubu ngubu ni mu karere ka Rubavu bategeshaga amafaranga hagati ya 900 n'amafaranga 1000, mu gihe Ruhengeri Gisenyi bishyuraga amafaranga 450. Umwe rero mu bakunze gukora ingendo muri icyo gihe na mbere yaho, yaba muri za bisi za ONATRA ndetse na taxi za minibus, ajya mu cyahoze ari prefectura ya Cyangugu ndetse na Kibuye avuye i Kigali ubu ngubu ni mu turere twa Rusizi ndetse na Karongi. Avuye by'umwihariko muri bisi za ONATRA nta mubare uzwi w'abantu bagombaga kuyigendamo. Yagize ati nayigendeyemo ndetse akenshi ngiye Cyangugu na Kibuye hakajyamo abantu barimo kurya zavoka n'imigati, maze imodoka yakata ikorosi kabiri bagatangira kukurukaho. Abaturage buriya ntabwo bashoboraga gukora urugendo batariye kandi bazi neza ko bari buruke. Inyuma rero harimo ihene n'inkoko, nta mubare w'abantu wagombaga kuba bapakira kugera igihe bisi cyuzuriye. Icyo gihe rero imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange hagaragaraga umukomvayeri wari ushinzwe kugenda yishyuza ndetse no kongeramo abagenzi igihe hari umwanya abona bashobora kwicaramo cyangwa se guhagararamo. Kuri ubu ngubu rero byarahindutse kuko uretse kuba nta bisi ya ONATRA ushobora kubona mu muhanda, nta taxi cyangwa se minibus zisigaye ni barwa kuri ubu ngubu, ndetse nta na konvayeri kuri ubu ngubu kibaho, basigaye bakoresha tap and go. Twitwa rero Igika TV Rwanda, twari turi kukunyurira mu mateka y'ukuntu imodoka zageze hano mu Rwanda, tunyura no mu bihe bya mbere uko abantu bategaga. Njye nitwa Omega Boy, mba gufatanya na The Fresh kugira ngo amakuru akugereho gatanu ku kandi. Astra Vista, tubonane ubutaha.